Christella wigeze ukundanaho n'umu diaspora? Oya. None isiga ko mbona atari inyarwanda. Imibonano mpuzabitsina bimeze abo harimo icyanga. Ikigabo kikagenda kikabikora nabi. Ndabikora nabi gukora nyine mukagatare kandi bigora rworoshye bafite amazi. Bagabo batanyaza bagore. Umugore uzi kurangiza ngira ngo yabumwe kwijana. Ari ni mubizi muri mwese. Oh my God. Kurangiza muziki ariko ntibange bone. Ubiheruka neza. Bari kubagara bakagusanga mu murima bakakwenura akaguyirika kukuryama hejuru akaguharura. Ubwo kuguharura nuko ugira ute? Kurongora nyine akagufata ku ngufu. Mupuri nicyo kintu kiryoha muri iyi si ya rurema. Gusambana biraryoha? Ngiye gusambana biraryoha Cyane. Oya. Ngiye birandyohera. Njye mbona ko umuntu yifite nk'amafaranga ye. Shumi ngiye. Niyo naburi biryo mu nkono. Bakakurongora. Cyane. Mu biryoshye. Oh my God. Ega reka mubwire nta muntu ukirongora umugore umwe. Ese we wahera ku wa mbere ry'umuceri ukageza ku wundi wa mbere ugomba guhindura. Ese mwijya anniversaire? Anniversaire ni igiki? Kuko ari umunsi mukuru y'amavuko. Ibo ni umwishogonyoro muba muhazi. Mana nje imbere yawe gusengera umugabo tuzashakana. Ndabizi ko nananiranye kandi ndi n'ishyano nta mugabo utanzi muri iyi Kigali. Ububasha n'ubushobozi bwo kuguha ubuzima. Ndashaka wa mugabo uguhora imbere apfukamye umfashe umume kandi umurinde ubusambanyi. Umurinde abakobwa b'i Kigali ntibamurarure kandi agumye kuba imanzi. Uwo niwe mugabo nshaka rwose. Amen. Urafite umukiri mwiza? Nguyu nguyu afite filime meze gute? Nanjye shana urafite gaboneka nanjye imbere kuwaye. Noneho excuse na munyabagore bari gukora. Ngo gushyira video hanze nta kibazo. Ngo ikibazo ngo nuko mutarakimye. Ibaze. Hari abavuga ati ngo sha ngo umva ngo nta kintu giteye isoni kirimo hariya. Ni iki giteye isoni? Sheri ituri. Umva ngo ahubwo mumeze neza. Bambwiye ko ndyoshye meze neza ari mu mazi mfite amazi noroshye. Ngukira. Ati rwa mukobwa ucengezamo ugasanga ni mukagatari rurakomeye rurabishye ni rubi. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Buri ibikobwa hari ibikobwa yese ubona ibintu nyine. Oh my God. Hari ukobwa ubona ukobwa ati umukobwa no kwisura yarabishye pe. Nuzajya umva umutima ukubwiye gutyo. Ujye umenya ko abishye. Ranga size yanjye rwose ukuntu niterengewe. Iyo umboye no mu maso ukamanuka neza. Uravuga ati n'umukobwa afite amazi aryoshye ukangirira ari. Burya mba ryoshye. Nimba mubana mu gihugu ari ikintu tubahombyaho tucuruza ikumbasi yacu. Nimureka tujya tubasorera dukore neza dusore. Ngo politika dudu na Telegram. Ndabivuze singitereta kandi n'abana b'iki gihe n'abakobwa b'iki gihe basigaye bakunda abasaza. Uza abana basigaye mfite ubu ngubu nirira. Hejuru y'imyaka 50. Bivuze ngo mbonye naramuka atakwemera urukundo nawe no gupfuza Cyane. Kuva nabahura reba imyaka mfite. Nari ntarabona umuntu uri hejuru y'undi. Rwose dore urandeba uko ngano nasanze amugaramye amwubaraye hejuru mvuze induru. Oh my God. Mvugije induru
nibwo akibaguza areba hirya no hino areba uvugije induru abarambonye barahagurutsa barirutse n'ibyenda arimo kubizamura agenda azamura ibyenda. uramutekereje? Yego. wereka ubwiza bwawe mbonye. Bishobora byose twagejeje inzoga n'igitoki kwa Kanyonga ntabwo twikubise hasi kugira ngo amacupa ameneke. Iyo amenyekana cyo twe kugeza aha ngaha ndabishimira Imana yo mu ijuru. Mana wakoze. Niba tuvuye kwa Kanyonga amahoro tugiye kongera gufata urugendo nibura Kanyonga ndamusaba nibura adupfunyikira agacupa buri muntu agacupa. Amena imisozi tugenda tukagotomera umwanya w'ikiro n'icyapa. Nyamabondo yarambwiye ati Mishu impamvu utabona umugabo ndayizi. Niyi ngaho mbwira da kagira inkuru ubizi uti ati impamvu utabona umugabo ubwo ntago imyara ngaho nimba ari amazi atuma murongora umuntu mukamujyana. Nise koko hari abantu banyari no mu kanwa. Uzi wibeshye ukanyarira umuntu inkari zisanzwe mu kanwa yakwica. Ariko umugabo se ziriya kubita mu maso yavuzeho bikajya mu kanwa baranamira. Ngo Yesu ngo azagaruka kuri iyi si ngo aje kutwara ngo abazaba bakiriho. Yesu ntabwo azagaruka kuri iyi si. Azabyenza ati mbere baramusomye baramukubita bagira bate ubu none haje imbunda haza ibifaru haza ibikireba abarusiya. uzazamukana iki? Ngewe nzazamukana nzamuka mvuye ujye kureba Yesu nyine nasamukiriho gutya muri yo guhura uzazamukana iki? Akanores Shana Yesu nakamusomya Yesu ndagukunda imbere y'Imana njye nazamukana Kanowesi Yesu nkakagusomyaho warabuze iti kubw'inda yacu yatunaniye tumwega. Niyo umuntu w'umugabo ujya mu hantu mu kabari urimo uranywa n'inzoga z'imvumbano ariko urimo urivuga ibigwi nk'aho wenda ari agasozi waguze cyangwa se wenda ari nk'inzu wubatse ya danje ukajya wivuga ibigwi ngo uburyo ngo umugore ngo umutindamo ukajya ngo ukabona umuntu yananiwe no kwigurira inzoga mu kabari. Ariko ngo kugira ngo aryoshye inzoga ngo ni nabyo biganiro ngo ubundi ngo abagabo b'abakire ngo bakunda ukajya kubona ukabona nk'umusenzi sha wananiwe kwigurira inzoga wananiwe no kwiyubakira inzu yemwe wananiwe no kugura ikibanza ari aho ngaho arimo arivuga imyato arimo arivuga ibigwi ngo ngewe ngo ubundi ngo umugore ngo nagiye mu maguru ngo make yabaye amasaha ngo yaba 8 ngo ndagukindura nkakuribata nkagutatura ushaka kamashini jewe ndasaba wa muntu urusha y'Amana imbaraga. Y'Amana yako anura muheta y'Amana iminota 10 ku kambere. Umuturanyi wacu ejo yabuze inkoko ngo barayimwibye none arimo kwivugishwa ngo umuntu ngo wayimwibye ngo ni imbwa
nakomeza kunyita imbwa turarwana. Joy ni je nshaka unzimiriza umuriro numva niho ndaga. Ngukira. Ushaka unkwege? Kwanza ufite imyaka ingahe? 11. Oh my. Ndakukira umwana. Ubwo yicometse ntiyo kwinjira. None bari kwamera. None ubwira bw'abantu b'iki gihe sex mwagendeye nko kujya mu murima ugacukura ibijumba. Wumva gukuntu igitanda kiboroga bajya bari ku rugamba. agira ngo mbamenyeshe ko nubwo nsitaye vuba uko nasitara kose uko nasitaruka kose nzafata gahuma nzagafata kandi motari utagira ngo nzarenzaho n'ijana ngo nuko nasitaye amafaranga ntwariraga 700 ni 700. Inzozi zawe nizi. Nizo gukomeza nsambana kugeza mpfuye. Kiranga size yanjye rwose ukuntu niterengewe. Iyo umboye no mu maso kamanuka neza. Uravuga ati n'umugabo afite amazi aryoshye ukangirira ari. Burya mba nyoshye. Rekuza amabingu menga n'inkono y'abatwa. Nyina abakobwa badafite nyashi no bagira ibitekerezo byinshi kuri nyashi. Guteze. Buriya niba ari umuntu ugira itiku bwa mbere kaduhera umuntu udafite amafaranga. Yego cyo nicyo. Sicyo. Umunyamafaranga biragoye kumubona mu matiku. Tubishyira no kuri nyashi rero. Umukobwa utazifite n'ugira itiku. Ngukira. Ngo barazibagisha. Ngo nisi kujya Nigeria se ngo wagiyeyo. Ibyishimo byanjye bakubagore abagore ni indabyo Imana yaduhaye. Buriya ngiye sishobora kuba unafite umugore. Iyo nafite umugore ndwara malaria. Mungu kabona kararindagiye mu buyobe n'ubusatsi bw'ubuvi. Ubu nindi bwira. Wagira ngo bagufumbuye amazina n'iki mu kanwa waje uhinduka reka. Enyo bobi. Kuzura ukunama muri cya kibindi washizemo. Guranirwa mu byizi waza gucura. Kekeka gasubira guki. Urakabiye ngo ujye wacaha. Wagira ngo ntaho bakabyaye barakesitaye. Inyoberwa muri bya byaha by'ubutinyanyi wowe ukeka wumva. Yego. Iyo udakora imibonano mpuzabitsina urwara ibibyimba ahantu hagira ngo mwibere no mu nda cyane mwihangane. Ariko rero imibonano mpuzabitsina ngo irabikenewe urangwa nubwo ari icyaha ariko ngo imibonano irakenewe. Allo. Oui, ndakumva. Iwacu baravuze ngo nzareke gukundana nawe. Kubera iki se kandi? Ngurindaya. Ntabwo bufite. Ninde ucinza kuba ndiyo? Ni mama na bakuru banje. Oh my. Yamaye. Ubwo uziko filime ari bw'ikijya kuryoha. Na nyoko akivanga muri bene ayo matiko. Ngo arabizi kuri yo. Ariko ndi nayo byo da. Gusa nsambanira mu nzozi. Ari sheri wawe. Mama wawe. N'umwana wawe. Uramutse bafite. None bakakubwira ngo hitamo umwe kugira ngo abari wukira tuvuge wenda muri nko mu mutego. Wahitamo nde? Kugira ngo ukire umwe wakiza hagati yabo. Wakiza n'umugore se wanjye. Dede. Harimo umugore, mama wawe n'umwana wawe. Nakiza umugore.
ngo tugemera mwa mwiriwe wiriwe Mabura. Amakuru. Mbo wagicucu. Umeze ute? Ndakwiyamye. Iki kigaburo kugisuhuza ukuntu gitera nk'ubutumwa isake yanjye idafashe. Nakumva yanjye idafashe. Wambwira ngo iki? Jewe ntera umwaka ugera. Reka gusuhuza abatera mwakuze umurimo tugiye mu Rwanda.